Halo, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye. Amazina yanjye ni Moza nkuko bisanzwe. Mumeze gushimira abantu bakoze sabu bagasharinga, abantu badukurikirana umunsi ku munsi. Nanasuza abari inyuma y'igihugu ndetse n'abari mu Rwanda mo hagati. Imana igomeze kubarinda kandi bandebera icyoroshye, ndabakunda cyane. So ngiye kubabwira inkuru y'umukobwa witwa Mbega. Murabizi mu mico ya kera nyine hari ibintu hagendagaho ibintu bya kirazira, ibintu bya guterekera, ibintu byo kuraguza ndetse n'abapfumu, ibi byose byagiye bibaho. So rero Mbega yabanaga n'ababyeyi be babiri ndetse na nyirakuru. Umunsi umwe Mbega yarabyutse saa 8 z'ijoro yabuze ibitotsi, agiye gufata akayaga hanze asanga mu rugo iwabo harasa nabi, afata umwe arakubura. Mu by'ukuri gukubura nijoro ntago ari byiza, uba uri gukwega abazimu kandi ni ibyanyabyo, ntago ari ukubeshya. Apana kuvuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira, ni ibintu bibaho ko gukubura nijoro aba ari ugukura abadayimoni. Kandi uretse abakobwa benshi bakunda gukora ibyo bintu, kandi nawe nimba uri umwe mu bantu bakoraga ibyo bintu ubyihane, umwe nawe ufata uwujugunye kure ahantu utazongera kuwubona. Mbega yarabyutse muri iryo joro aragendera kubura, akajya yumva ibintu nyine bihindira, nyine bivuga bihindira, si yabyitaho. Umunsi ukurikiyeho Mbega arongera arakubura nijoro. Ari kubikora mukecuru wiwe yumva nyine akajya yumva amajwi y'ibintu bivuga ko wa nyine by'ibidayimoni bro. Arangije aravuga ati ibyo ni ibiki ndi kumva. None uko ari kumva ayo majwi akajya yumva n'umuntu uri gukubura. Mana yanjye, aravuga ngo nyine aragumya arabyumva, atega amatwi yumva haturuka. Aragenda asanga Mbega ari gukubura, amwe ati se muko kubera iki wanguziwe uri gukubura nijoro kandi bikwega abadayimoni. Nyine Mbega yanga kumva, amwe ati mukecuru wambabariye ko nabuze ibitotsi nashaka kuryama, wanditse nka kubura ajya mu gitondo abantu babyuke basanga hasa nabi, basanga huzuye ibintu amababi yavoka nyine, kandi urugo rubamo umukobwa. Mukecuru amwe ati avisigaho wa mukobwa we, ibintu uri gukora ntago ari byiza, ni bibi. Amwe tuwa mukecuru wa kera, ibintu bya kera kuki ukibigendera kandi kiliziya yakuyeho kirazira. Umukobwa yanga kumwumvira, nyine handi umukecuru yaragumije amuhatisha, aragenda mwakumweyo aramubwira ati sigaho n'undi munsi. Mbega aramwumvira aramureka, kubera nyine yari umukecuru atari kurwana nawe, aramwihorera. Aragenda araryama. Mu gitondo nyine ajya guhura n'inshuti ze z'abakobwa nyine ahantu mu rubohero, nyine ahantu nyine inshuti ze nyine bakundaga guhurira munsi y'igiti. Aramubwira ati se uzi ko nabyutse nijoro, nyine nabyutse naryamye nkabura ibitotsi, nkabyuka nijoro nkagenda nkakubura. Mukecuru akaza akambwira ati have wikubura nijoro bikwega abazimu. Nyine ni wa mukecuru ni uwa kera, agendera ku bya kera. Nyine ibintu nari kumbwira mvaga ari ubusazi, numvaga nyine ari ibintu bitaba. Abibwiye uwo mukobwa aramubwira ati nyamara ibyo mukecuru yakubujije nibyo, wakabaye wamwumviye si ubikore. Nanjye mu rugo barabimbwiye ko gukubura nijoro bibujijwe, biba bikwega abadayimoni, amagini uba uri kuyahamagara. Ati none aramubwira ati shira namwe nyine muba mugendera ku bintu bya kera. Umukobwa baramubuza yanga kumva. Noneho nanaramuka nyine abantu mwese mubikora nijoro, mukubura nijoro, mubanze mwumve iyi nkuru ni iya nyayo, ni ibintu byabayeho nyakuri kandi ntago ari byiza, buri gukwega abazimu. Mbega yanze kumva. Noneho niba byari bimaze kumubamo nyine, niba byari bimaze abazimu bari baramaze kumwuzuramo, buri joro akajya abyuka agakubura nijoro, agakubura. Mana yanjye, mukecuru we yaramubujije anga kumva. Aragenda abwira ababyeyi be nyine ba Mbega, aravuga ati rero umukobwa wanyu naramubujije anga kumva, mumuhanure, cyangwa niba atabishaka nyine yaranze kumva muzamureke, ibizamuhabaho azabyimenyere. Mbega arongera abyuka nyine avuga ati nge nzaza mbikurana ngo nyine ko abantu bazaza babona ndi umunyamwanda, nta suku mfite, nyine ibintu byinshi pe, ngo nta suku mfite, nyine banseke kandi umukobwa kuko nabo nzaza mbyuka
ngo njye gukubura hari ibindi nakabaye nde gukora nyine biba biri gupfa. Ubwo nyine nyina waramubwira ati mwana wanjye ibintu buri gukora ntabwo ari byo pe, ujye ubireka ubikore ku manywa cyangwa nzazana nabyikorera. Nabwo aranga kumva. Mariga ibintu byamubayeho ibintu byamubayeho nawe ntabwo wabasha kubyiyumvisha. Yaje gusohoka nijoro arakubura akajya yumva ibintu bigenda inyuma ye bihinda bihuma noneho atangira kugira ubwoba. Aragenda amadayimoni yaramufasha amwuzuraho biramuniga. Umukobwa aragenda umusazi atangira gusara, akazagenda amagini yaramujyanye kwa Shatani bakajya bamukubita nyine abadayimoni bamujya amarasara umusazi akajya yirirwa twana atora amashashi kandi byose byazize gukubura nijoro. Niwe yahamagaraga abadayimoni bro, biriya bintu ntabwo ari byiza birakungura. Nawe nimba uzi gukora ibyo bintu umenye ko inkuru yawe izarangira nk'iya Mariga. Hari igihe uzaba uri gukubura ujye kumva abadayimoni baragufashe usare umusazi. Kugeza n'ubu ngubu Mariga yarasaze yirirwa rwana yirukanka mu muhanda nyine agenda kubura umuhanda wose akarara kubura na saa 8 z'ijoro noneho nta kiryama. Ahera mu gitondo akubura akarara kubura akirirwa kubura. Abanyerondo baramufashe bamujyana mu rugo iwabo byaranze nyine nyina yaramuvuje ise umve ngo n'amafaranga wabo yabashizeho iwabo inzu babagamo barayigurishije. Ubu baracumbitse nta murima nta rwara rwo kwishima bafite. Gusa nyine no mukecuru yabuze cyakora nyirabwiye ati mwana wanyanze kumva. Rero uri kumva nyine inkuru ya Mariga pe ntabwo ari nziza, birababaje biteye agahinda kubona umwana w'umukobwa wari ufite ejo hazaza nyine ategereje gushaka umugabo akabyara kubaka igihugu cy'u Rwanda kuba yarasaze yarabaye umusazi kandi yarazize kutumva kwe. Ababyeyi be baramubujije yanga kumva kandi baca umugani mu Kinyarwanda ati uwanze kumvira se na nyina yumvije. Nawe uri kureba ikiganiro uzi ko iyo ngeso uyifite we gukubura ijoro, nawe ndakubwiye ndaguhanuri ye mutima muke wo mu mutiba ako nta kantu ushakaga kukubwira avuga ati nyine jya wumvira abakuru kuko nibo baba baramenye ibintu byinshi utaravuka, baba bafite ibintu byinshi bazi wowe utazi. Rero iyo ushatse kwigira nyine ndabizi ugashaka kwigira ndigabo nibyo bikugendekeraho nyine nibyo bikubaho. Uri kumva inkuru ya Mariga, inkuru ye ntabwo yarangiye neza pe, byarangiye asaze abaye umusazi. Nawe ejo ntazatungurwa ngiye kumva ngo warasaze kandi wari ubizi ko gukubura nijoro atari byiza. Rero ugenda ubaze ababyeyi bawe, abaturanyi nyine abantu bakurutaho babaza ati se gukubura ni byiza? Gukubura nijoro biremewe? ni biremewe cyangwa ngo byemewe? Ubundi bazakubwire uze umbwire muri comment. N'abantu baze ko ndi nyine n'abandi bantu nabo nyine babizi baze muri comment bamfashe tubisakaze bigere kure ku bantu nyine bakora ibyo bintu barara bakubura nijoro. Biriya bintu ntabwo ari byiza bikurura abadayimoni. Hari n'undi mukobwa duturanye nawe ajya akunda gukubura nijoro saa 5 ugasanga ari gukubura, saa moya, saa 2, saa 3 ugasanga ari gukubura pe. Biriya bintu ntabwo ari byiza, mugire mu byihane. Biriya bintu ntabwo ari byiza pe. Ntabwo nshaka kuzasanga numva ngo umugenzi wawe yarasaze yabaye umusazi abadayimoni bamugiyemo kubera gukura nijoro. Rero reka dusoreze aha ngaha inkuru ya Mariga nuko yarangiye, byarangiye asaze yari umukobwa mwiza ufite ejo hazaza. Gusa namwe ndababujije mujye mukubura mu gitondo bwakeye. Rero sawa, bye, Imana ibarinde, bye bye.